Kadusome igitabo cy'Ibyashuwe 17 umurongo 9 umurongo wa 9 n'uwa 10. Aha niho hakwiriye ubwenge n'ubuhanga, iyo mitwe 7 niyo misozi 7 uwo mugore yicayeho, kandi niyo bami 7 abatanu baraguye, umwe ariho undi ntaraza, kandi naza azaba akwiriye kumara igihe gito. Amen. Nani go mugisha. Haleluya. No ni ntangira utarankurikira ndahita ngusika. Murabizi muramenyereye ko nsa nk'uwiruka, ariko none ndagerageza wenda kugenda buki. Ariko iyo utakurikiye bigitangira bihita bigorana. Imana yatanze impano 5. Imana yatanze impano 5. Iyo umuntu abivuze gutya buba ugomba kureba izo ufite n'izo udafite n'ibyo ugomba gusaba. Imana ni Imana ikomeye, ntabwo Mwuka na Yesu baruta Imana, ahubwo ni Imana imwe muri bwa butatu. Ni Imana imwe, ntabwo ari Imana 3, ahubwo ni Imana imwe mu butatu. Imana yacu rero irakomeye kubera idukunda. Imana yatanze impano zigera kuri 5. Ndazivuga hanyuma rero urebe izo ufite n'izo udafite kugira ngo uyu mwanya Imana iguhaye ubisabe Imana. Impano ya mbere Imana yaduhaye Yesu yamuduhaye nk'impano. Hanyuma impano ya kabiri Imana yaduhaye Umwuka Wera yaramuduhaye nk'impano. Hanyuma impano ya gatatu Imana yaduhaye Bibiliya ni impano Imana ntabwo ushobora kwiga ngo ubyumve kere kugiriwe amahirwe Imana ikabiguha. Kandi iyo umuntu aguhaye impano urumva wakwirata ngo mfite impano baguhaye. Hanyuma ikindi cya kane Imana yaduhaye umuryango, urugo. Yabonye ko Adamu atari byiza ko aba wenyine, imuzanira umudamu. Ugomba kureba urugo nimba bimeze neza. Ni impano Imana itanga. Umugabo ufite umudamu ujye ubishimira Imana ukavuga ngo uyu mudamu utamuma nari kugira gute, ukazamurira Imana icyubahiro. Imana ya gatanu Imana yaduhaye ubutaka. Imaze kurema Adamu na Eva ibaha Eden, ibaha ahantu ho kuba. Murabyumva? Kandi mu masezerano ya Abrahamu ibintu bikomeye bigize ya nkingi bya bindi 7 yavuze. Ni ubutaka, ni ubutunzi, yavuze ngo umugisha urimo ibintu 3. Ni ubutaka, ni ubutunzi, ni umuryango. Yaravuze ngo dore nguhaye abana bameze nk'inyenyeri, dore nguhaye umugisha. Ni ubutunzi. Yari afite inka, ni umugabo watekaga inyama akazitekesha amata, abamarayika bakaziryaho bigatuma bavuga amabanga bari bagiye Sodoma. Murabyumva ukuntu bikomeye? Ni umugabo wari ugeze igihe atekera Imana ikarya. Amen. Arengeye kuzana ibindi. Ariko kandi noneho icya gatatu ni ubutaka. Nawe Imana iguha isambu. Izo ni impano 5 Imana yageze gute yaziduhaye. Ni uburenganzira bwawe kuko ni Imana yabitanze. Nimba nawe utagira isambu, utagira iki, ireka ariko wowe ubisabe kandi uhagaze ku ijambo ryayo. Uvuge ati dore waremye umuntu ntiwamuta hariya gusa, wamuhaye iki? Ubutaka. Sibyo? Rero urabona hano harimo abana batoya. Donc arigiye tutita kuri Bibiliya. Wewe ukumva ntushaka kuyumva, ugashaka kugaragaza nkaho uyizi, ugashaka kugaragaza nkaho udashaka kuyumva. Hari mu Katolika tubaniye mu bwe Bibiliya arabatereka ntabwo nenda abapadiri cyane, ngewe simbishaka ibyo bya Bibiliya biranagoye. Urumva? No ntubireke, wagira ubukene ukabishaka ntubigereho, ariko wumva ubishaka sibyo byaba byiza, kuko urabona kandi ukemera guhinduka. Kandi ukibuka Bibiliya harimo imitekerereze nk'itatu. Hari abantu bazi ko bidahinduka, hari n'abandi bazi ko bazenguruka, ariko hari abandi bazi ko umuntu agomba gutera intambwe. Ibyo uzi ukabishira Imana, ibyo utazi ukabishaka, hanyuma n'ibindi waruzi mu makosa nabyo ukemera gukosora, nturakare. Sibyo? Reka mbereke ijambo nkunda kuvuga, kandi namwe bamwe bararivuga ndetse mukabishira no mu ndirimbo. Dukunda kuvuga ngo Yesu ni umugabo w'abapfakazi. Nawe mukunda kubivuga? No mukanya nahoze ndebashushe imiti umwigisha ukomeye nahoze nkurikira. Yahoze avuga ngo Yesu wacu ni umugabo muri Isilamu butukanye.
muri Isilamu bugize gute? Kuko abayisilamu bavuga ko Imana itabyara kandi none ugiye kuvuga ko Yesu ari umugabo w'abadamu b'abapfakazi, ntaho wabibona muri Bibiliya. Nanjye ndabivuga, sinshobora kumenya ko muri Bibiliya dushobora kubona ijambo rivuga ngo Yesu ni umugabo w'aba. Nirinze kuvuga ngo ni se w'imfubyi, ariko nabyo menya wenda bakoresha imvugo ngo arengera, kuko iyo urenganyije umuntu w'umunyantege nke, Yesu murabonana, kuko imfubyi n'abapfakazi bari mu bantu b'abanyante. Mbahaye namwe devoir, nkunda kubivuga, namwe mukunda kubivuga cyangwa mwarabyumvise. Mbahaye devoir, nuraho murebe na za Google muri za Bibiliya hari ukuntu mujya mukirika mukareba, muze kundebera nimba ari hari, wenda ashobora kuba ari nge wibeshye. Rero Imana yaduhaye Bibiliya nk'impano tugomba kuyitaho. Urabona nabonye hari abana batoya hano bashobora kugira ibyo bafata wenda mu mutwe, nubwo ntaragenda ku isomo ryanjye. Urabona Bibiliya ifite amasezerano abiri. Isezerano rya kera rifite ibitabo 39, irishya rikagira ibitabo 27. Hanyuma Bibiliya birasa nkaho yanditswe n'abantu nka 40, ifite ibice 1188. Isezerano rya kera rifite ibice 928. Isezerano rishya rifite ibice 260. Bibiliya ifite imirongo 301,012. Zaburi y'119 niyo ifite imirongo miremire cyangwa se myinshi. Zaburi y'118 umurongo wa 8. Uyu murongo urebye Bibiliya yose urasa nkaho ari uri hagati na hagati yo muri Bibiliya. Hanyuma Zaburi y'117 nicyo gice kigufi muri Bibiliya. Hanyuma igitabo cha Esteri igice cya 8 umurongo wa 9 niwo umurongo wa 9 niwo murongo muremure muri Bibiliya yose. Hanyuma iyo birebye ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 11 umurongo wa 35 niwo murongo mugufi muri Bibiliya yose. Urabona mwebwe muri bato mbivuze nihuta ntiwabifata, ariko byibuze ukaba ufite nka karizme nkako. Urumva nk'abana batoya bayifashe gutyo akagera igihe bifata mu mutwe, ntibyaba ari byiza? Umurongo mugufi, umurongo muremure, igice kirekire, igice kigufi. Amere Imana icyubahiro. Ubu gusa nari ngifashe umwanya mbabwira mbakumbuza Bibiliya, kuko nayo ni impano Imana yaduhaye. Ejo twari kumwe tuvuga ku bimenyetso bigaragaza kuza kwa Yesu, ariko icyari kirimo gikomeye umuntu w'umuhanga, ibindi ubu bifite. Ariko icyo mwarimu aba yagufashije niki ni ukureba aho dukura ibimenyetso, ibisohora mu rwego rw'isi, ibisohora kuri Isirayeli, ibisohora ku itorero, n'ibisohora mu minsi y'imperuka, mu gihe cy'imperuka. Icyo nicyo utapfa kuba gusa utabyize, utabishakashatse, ariko ibindi wabibona kuko ibimenyetso byo muri Matayo nawe wabyiga. Ureba ikintu kirimo kiri interese ukuramo. Iyo ugumya kuvuga gusa ngo ntabwo mbyumva utabishaka, ntabwo ari byo, ni ibintu biba byoroshye. Icyo gihe rero twasobanuraga twahise tuvuga ngo reka turebe isora mu rwego rw'isi. Mpitamwe ibintu bitatu gusa muri byinshi Yesu yavuze ari ku musozi wa Elion. Mpitamo kuvuga intambara, mpitamo kuvuga imishitsi, mpitamo kuvuga ubuhanuzi bw'ibinyoma. Murumva bigoye gufata? Haleluya. Hanyuma igihe nasobanuraga intambara mpitamo kubabwira Ukraine n'Uburusiya, ariko nifashishije kubabwira abana ba Yafeti. Mbabwira abana ba Nowa muramuzi nyuma y'umwuzuri. Niho twese dukomoka, abantu baryana, ariko twese dukomoka kuri bene Nowa batatu. Ibyo ukabimenya. Murumva bigoye kukumva bade? Haleluya. Niho duturuka. Noneho igice cya mbere kugeza mu gice cya 11 cy'itangiriro habamwe ibintu bine. Habamwe kurema, kugwa, habamwe umwuzure n'umunara w'Ibabeli. Nibyo bintu bikomeye birimo. Noneho kubera ibintu byananiranye bigeze mu gice cya 12 kugeza mu bice 50, Imana isa nkaho ihinduye gukorera mu bantu benshi, none wihitamwo Abraham. Haleluya. Nicyo gituma aba interest, kandi ukamenya ko mu mugabane wa mbere ijambo rikomeye ari ukurema kw'Imana, ariko muri iki mugabane wa kabiri ijambo rikomeye ni umuhamagaro. Mukita ku muhamagaro mukamenya ko Imana yabahamagaye. Hari umwana ubivuze neza ngo Imana yaduhamagaye turitaba mu ijuru yishimye. Ni impamo.
Haleluya. Noneho usangamwo harimo abantu bane, ni Aburahamu, Isaka, Yakobo na Yosefu. Urumva iyo wumvise itangiriro na Bibiliya iba yoroshye, kuko birangira itangiriro abayuda bageze muri Egiputa, bikarangira Musa hagurutse bitangiye kira gitabo cyo kuva, bigenda bageze mu butayu batangiye Abalewi gukorera Imana mu butayu yabo, bitangiye haje ibintu byo kubara lisansima kuko abantu bavutse abandi bapfuye, bitangira rero kuko havukiye abandi bantu bashyaho bazana ibintu by'amategeko kugira ngo bamenye gahunda. Ubwo se ibitabo bitanu tubirangije ntitujya muri Yoshua binjira mu gihugu cy'Ikanani, mu ijuru ntitugeze murumva bigoye. Numera Imana icyubahiro. Haleluya. Ariko rero wowe urashaka kugira ngo niwumva ngo biragoye, nibiki bigoye. Icyo nari mvuze muri Aburahamu, kubera nawe akomeye, uhita umenya abavandimwe na se witwa nde, Tera, kugira ngo dukure mu Aburahamu tumenye n'umudamu we wa mbere, n'undi waje mu mafuti y'umudamu we, n'undi yishumbushije umudamu we yagize gute, yapfuye. Ukamenya ko wa mbere afite umwana umwe w'umuhungu, wa kabiri afite wa kabiri, wa gatatu afite abahungu batandatu. Biroroshye kandi kuri ngewe nta kibazo. Urabyumva? Ntabwo naje hano kugira ngo nemeze abantu no kubasina, wapi. Ntabwo nshobora kuvuga ubutumwa kuruta Petero. Petero yavuze ubutumwa ku munsi wa Pentecosta, isi yose yateranye Yerusalemu. Namwe muzabirebe. Mwarimu umva, ntuzire gukubita agahanga hasi n'abamushumba ngugire ngo abantu bose bazemera, ntibicyakunda. Hari igihe muririmba mukagira ngo abantu bose ngo muhite mubemeza ngo bose ngo babyemere. Abantu bose batemeye mu gihe cya Petero, ubu niho byakwemera. Hari abantu baba bicaye hano bidashoboka, niyo twagira gute ntabwo byakunda. Petero yavuze ubutumwa yuzuye umwuka wera, abagabo b'Abayuda baratangara, bibacumita mu mutima, bagira ibyanwa bigeraha, bakajya babipfura bavuga ngo nuko twayobye. Ariko muri iryo teranira abandi bashize n'umwuka wera. Harimo abagabo bicaye aho bitarafataho, bitarakoraho, mwuka atigeze akoraho, bariho barabareba bakavuga ati abantu n'abasazi, ahubwo basinze. Aba n'abasinze. None se urumva wewe wabemeza? Wewe witeguye ngo abantu bose bemere? Jya uvuga ibyo ushoboye utahe. Hari abantu bicaye hano umwuka adashobora kwemeza. Nimba mwanyumvise mu mpera Imana iki? Pe buriya mwebwe nuko mudahari muri mutamubyumva, hari umwuka uteye ubwoba. Ariko biratangaje muri iryo teraniro, baravuga ati ababo nta kigera. Nibwo Petero yavuze ati mwuka nyagwama, mwabaye gute? Nimuzi ko turi Abayuda? Murabona twebwe tutazi amategeko? Niyo twaba turabaswa twakwicana amategeko turi Abayuda? Ntabwo byemewe saa 3 ko tunywa iki? Niyo twaba turabanyabyaha turabikora saa 3? Ahubwo ni umwuka wera. Ariko ntibumva. Rero muremera kandi mbagore uyu mugoroba ndagira ngo tuganire abami bakuru, abami bakomeye. Nimba navuga abami cyangwa se reka nari sizerezime. Ejo twashoje tuvuga ku mpano z'umwuka, kuko mu masomo atatu akomeye y'umwuka mugomba kumenya ni impano y'umwuka, ni impano z'umwuka, ni imbuto y'umwuka. Rero nabikoraho byose, nashoje mbabwira ngo bavandimwe dusabye Imana ngo iduhe impano z'umwuka, ni yaziduha. N'ubu muracyariho murabisaba? N'ubu rero ndasa nk'ubagora, noneho n'ubundi ndaza kubirezima. Imana nifasha tujya mu mwuka tugira icyo dusaba Imana. Ariko rero mfite amerwe menshi n'amagambo menshi mwayumvise. Muze kureba ntaraza abantu aha mbahaye uruhusa. Kandi ngiye kuvuga ibintu bisa nkaho bigoye. Haleluya. Mbemereye kumvugiramwo. Imana ishimwe ko turi kumwe n'abashumba bacu. Munkurikire, mfite ibintu bigoye kuko nanjye ndi umwana kugira ngo munkosore. Rero mbahaye uburenganzira. Yaba ari umwuka, yaba ari iki, mumvugiremo. Kuko birasa ndashaka kuvuga abami bakomeye mu rwego rw'isi bavugwa na Bibiliya. Subiremo. Ndavuga abami bakomeye b'isi bavugwa n'abahanuzi bo muri Bibiliya. Kuko urabona tugira impano z'ubuhanuzi. Ariko noneho ndavuga abavugwa n'ubuhanuzi bo muri Bibiliya, babandi batandatu, 16. Ariko murazi ko banditse ibitabo 17. Nabo ngiye kuvuga. Kandi icyo gihe ndi buvuge abo bami. Nimba navuga abami, nimba navuga ubwami, mujye kumfasha amagambo meza. Murumva rero ko bihanitse. Haleluya. Ndiho ndavuga ibintu byo mu rwego rw'isi. Timwumve muri iri torero, ntimubyumve muri Afrika no mu Rwanda. Ni mu rwego muzamurerere bitekerezo. Haleluya, haleluya.
kandi icyo gihe ndavuga ubwo bwami mu rwego rw'isi buvugwa n'ubuhanuzi bwa Bibiliya cyangwa se abo bami, ariko icyo gihe turaba turiho turiga igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Murabyumvise? Muze kumbwira nimba byibuze mu magambo make mwumvise igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Kandi nongere mbasabe rwose ba mama banjye, rwose bavandimwe, nshuti zanjye, nongere mbasabe tujye twikuramo ibintu abantu badupangamo natwe tukemera. Urabona ubwenge butegetse isi bwazanywe n'Abagiriki. None Abagiriki nibo bazanye ibintu by'amaverbe akomeye, nibo bazanye ibintu by'imibare. Noneho baravuga ngo imibare irakomeye ngo iragoye, ibintu by'imibare, shimi na fizike. Kuko bakoroneje isi bazana ubwenge, bahita bavuga ngo imibare ngo iragora, ngo na shimi ngo na fizike. Noneho natwe isi yose irabyakira, no mu mitwe yacu tuzi ko imibare igoye. Niyo umwana hari ku mashuri yamubwiye ngo jya muri section y'imibare za shimi n'ibiki, aravuga to iyo section iragoye, ngewe sinayishobora. Ariko nukubera koronike, kuko ngewe mu bintu ntekereza tutabyishizemo ngo dukoronezwe n'ibyo batubwiye. Ibyo bakubwiye byose none byageze naho na Satani n'ibyo atubwiye, n'iby'imyuka mibi tubwiye tukabye. Urumva namwe byahise biba koronike. Ariko ngewe iyo mitekereje tubyoroheje usanga imibare itagoye. Kuko niko umucyayi urakinywa ushiramwo umubiko binga by'isukari, wowe unywa bitatu. Umucyayi wowe ushiramwo ibiyiko bitatu, wowe ushiramwo bingahe? Wowe ushiramwo bibiri. Hanyuma ufite inkweto zingahe hano? Wambaye inkweto zingahe? Ufite amaguru angahe? Wambaye inkweto zingahe? Subiza vuba vuba amasaro aragenda. None se ikiganza hari wiki intoki zingahe? Ikintu mujya mukora mudakoresheje imibare niki? Ubu umbwire ikintu mu bintu dukora tudakoresheje iki? Imibare. Ibiro by'isukari ugura urabizi, ibiro by'umuceri ugura urabi. Ubuzima bwose se niki mumfasha ibi? Nta kintu wakora udafite imibare. Ariko tukicara tukavuga ngo ibintu ngo biragoye ngo imibare. Urumva igoye? None se wambaye inkweto zitatu si zibiri? N'umwana niki? Ni ibintu byoroshye. Mumpera Imana icyubahiro. Haleluya. Tubyoroshye kugira ngo tubyumve. Baravuga ngo igitabo cya Daniyeli ngo n'ibyahishuwe ngo biragoye, ngo mwokanyaga ngo ngo biragoye, ngo reka ngo noneho ngo umupasiteri ngo yatujyanye mu bintu biri filosofi, ngo noneho ngo biragoye, ngo ntabwo turabyumva ngo yajimije abantu. Urabona nazanywe no kubazimiza. Mureke dufatikanye rero. Haleluya. Kubera kubakunda rero ndashaka ngo duse nk'ibyo bigoye tubyoroshe. Yego, kubera bakoresha imvugo zizimije nibyo birimo bigoye, ariko wagize amahirwe ukabifindura bita byoroha. Urabona nawe Daniyeli ifite ibice 12. Murumva ibyo bigoye kubifata, kandi ibyo bice 12 biri mu migabane ibiri gusa. Hanyuma umugabane wa mbere ni ukuva ku gice cya mbere ukageza ku gice cya gatandatu. Hanyuma umugabane wa kabiri ni ukuva ku gice cya gatandatu ukageza mu gice cya 12. Hanyuma mu mugabane wa mbere biriya bice bitandatu habamwe ibintu bibiri gusa. Ibintu bibiri bibamwo ni intambara hagati y'umwijima n'umucyo. Umbenye ibyo nibyoroshe. Ni intambara, ni ukurwana, umwijima urarwana n'iki? N'umucyo. Ukabimenya gutyo. Hanyuma biroroshye. Igice cya mbere cya Daniyeli, reba umwijima uhari. Nebukadineza araje asenya urusengero. Uwo mugabo araje atwaye n'ibikoresho byose. Ntabwo yumvise ko bishizwe, araje atwaye n'urubyiruko abahungu b'abasore. Arabajyanye barimo Meshake, Shadarake na Abedinego, ngira ngo nabo ni 3 cyangwa 4. Noneho bageze iriya, urumva uwo mwishima ukomeye. Barategeka ngo aba bantu mujye mubagaburira ibiryo ariko by'umwami yariye, kandi ibiryo umwami yariye biba byaterekerejwe mu bigirwamana byibwa. Abo bana b'Abaheburayo bavutse bavuga ngo ntimugasenge no kuramya ibigirwamana, bituma bagambirira mu mitima yabo kutiyandurisha ibiryo by'iki by'ubwami, baba batsinze umwijima. Haleluya. Ni nawo murongo ukomeye mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Nibindi niyo byatunanira, baravuga ngo bagambirira mu mutima. Iri torero iteraniro riraha, Imana ibafashe nubwo Satani yabatera, ariko ujye ugambirira mu mutima wawe kutiyandurisha ibiryo by'ubwami. Apana gupfa kurya, apana gupfa kunywa ibyo ubonye. Baravuga ati dupime tugerageze.
kuko umugabo yaravuze ngo biragoye murashaka ko muzananuka aravuga ati tugerageze iminsi 10 gusa noneho utujyane iruhande rw'abari abantu bawe uzarebe ko tuzaba tumeze yumva ni inama nziza abahaye amazi abahaye ibishimbo iminsi 10 gusa bagira ubwenge kubarusha bagira sante kubarusha muhimana icubahiro uwo murongo nturyoshye tuwigishije wonyine tukawusesengura ntimukagambirire haleluya 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 kutagambirira iyi minsi hari y'umwijima nibindi apana kujya mupfa kurya no kunywa gusa ibyo mubonye kandi iyo tuvuze ibiryo no kunywa si ibyo gusa arimo ibinshi bikubiye muri ibyo bishobora kugufasha muri uru rugendo igice cya kabiri umugabo araryama ararota kandi abantu bose kurota nibisanzwe arangije abona inzozi arasibagirwa hamagara abanyabwenge bose aravuga ngo narose ariko nabyibagiwe nimubimbwire abakarodaye babapfumo aravuga ati nawe urashaka kuturusha nta wasobanura ibyo bintu aravuga ati namenye yuko mwabigambiriye none warekana nabimenye ko ibyo mujya mumbwira ari byo nimumbwire ibyo narose kugira ngo menye n'ibyo musobanurira ko ari byo kuko barahembwaga bagatanga umutungo wa leta mwinshi ndabafashe basha mwajyaga nza nkababwira ibintu mugahita mubisobanura mukambwira ngo bimeze gutya noneho kuberana nabyibagiwe nimubimbwira none ndanamenya yuko ibyo musobanurira ari byo abantu baravuga ati nta muntu wabishobora uretse Imana iba hejuru mu gihe icubahiro haleluya tugwaye icubahiro mana abanyabwenge bisi mu rwego rw'isi nabo bamenya ko Imana ari nyiruta abapfumu kare kose se noneho umwami ararakara ngo ashira ingoma kuna aravuga ngo abantu bose abanyabwenge bapfe bashire nuwo mugambi wa Satani ngo twese dushire n'abana n'imiryango yacu ariko mu ijuru hari Imana none witegeko ry'ikubagahurira gende bageze umuntu aceka aho bameshake na Baderago na Daniel bari baravuga ati wokanyago ibintu byacitsega no kuza mu gafa ese byagenze gutya bamubwiye amakuru tishira umwami Daniel aje imbere y'umwami ati umpereze gatoya gusa ndaje nkubwire ibyo warose none abwira abagenzi be nkuko twabwiranye uyu mugoroba aravuga ati ibintu bimeze hano nabi hanze mureke tube nk'abapfukama tubaza Imana Daniel akomindura aravuga ati Imana arayitaka muze gusa mu gice cya kabiri aravuga ngo ni wowe Imana imeze gutya ni wowe uhishura ibyahishwe bya bintu uzi ko Imana ibimishuriye ahita yiruka kwa Nebukadineza aramubwira ati mve mwami nkubwire n'imamo y'Imana nta muntu wo mwisi umupfumu n'umukonikoni n'abanyabwenge bwawe bashobora gusobanura ibintu usibye Imana ibahehe nta mubwirije aramubwira ati mve nkubwire Imana yakiba mu ijuru we waryamye urarota ubona igishushanyo yo Nebukadineza ati ndakibutse byari zahabu byari ibirenga byari ifeza byari yo akomindura Nebukadineza nisa ahubwo ndayiguretse ubwami bwanjye gusa umpera Imana ikibahiro haleluya aravuga ngo nuko bisobanura nuko urumva umucyo udatsinze umwijima igice cya gatatu umugabo ararakara yishira hejuru aravuga ati mushire igishushanyo mwese mundamye abahungu batatu b'abayuda bamenyereye kuramya Imana yaravuze ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni ntibashobora kunyeganyezwa n'ibibonetse bose baranga baravuga ati murashya mujugunwe mu muriro bo baravuga ati yewe Imana nishakereke kudukiza twebwe turitaya uruvuwa mwijima bacana umuriro ndiwo ndirukanka kuko mubizi ariko kuko batafuye kurya no kunywa babajugunye mu muriro ntabwo byakunze basanze hari mu Imana umucyo ntusize umwijima igice cya kane muzagisanga noneho Imana ishaka gucisha bugufi Nebukadineza kuko yari yirasa akajya avuga ngo Babuloni yanjye narakubatse kugira ngo rero Imana imwereke ko ari yo Mana iramujyana mu ishyamba nka hariya atangira kurisha ari umwami inzara ziraza abanyibisiga ibihe bingana bingahe ikime kimutondaho ariko iyo Mana mwuka byaramo tuyigire gute uyu mugoroba yo avuye handi Imana imuvanye mwaravuga ati mwuka nyagwamo Nebukadineza arakomeye ahita yicara hasi aravuga ati mwijuru niyo Mana muve mu byo twaze tuvuga byose umuco ntutsinze igice cya gatanu nukurangira ko ingoma y'ubukorodayi umuhungu Beluteshaza amaze guhaga yasinze yanyweye ahaze umujyi wari ugose cyane aravuga azana abantu bose n'ababyinnyi ahamagara na bya bikombe byavuye mu nzu y'Imana urebe uko n'abantu bakinisha aravuga ati nimuzane bashana bya birahure bya bindi bakuragamo ya Mana bajya bavuga ngo ni Imana mubizane tubinyweshe za vino urumva mwishe mu buryo ukomeye araza cyicaye haganezerewe ngo numugabo ukomeye kandi nta n'ubwenge agira umujyi wiwe wari ugoswe n'izindi ngabo zaje kumutera ariko avuga ngo urakinze ngo ntabwo byakunda agiye kubana yicaye abona ikiganza ngo mene tekeri ofarasine umugabo w'umwami ava ku ntebe ahinda imishitsi atangira kudagadwa aho none se ko wazuvuga ngo urakomeye Mana muhicubahiro none se bigenze gute none azana abantu bize azana bapfumu n'ibiki bakubita inzuzi wapi kandi nukuri iriya mibare Imana yanditse iroroshye si imibare se so kuvuga ngo n'umunzani ngo hanyuma ngo bipimwe ngo hanyuma ngo ubwami bwa buhawe abantu babiri
nk'abamede n'abape binanira abanyabwenge. Amen. Aravuga ati shadanye ni ugende kuko ndiho ndihuta kuko naze amasaha ariko biraryoshye cyane. Ntabwo ari igitangaza kwibagirana. Haleluya. Si igitangaza kwibagirana, ariko igihe cyose bazakwibukira bakakugeraho bazasanga ugisobanura inzozi. Isi nishaka kwibagirwe, niba ari imiryango n'inshuti nibashaka bazakwibagirwe, ariko igitangaza si ukwibagirana. Ariko umunsi bakoze recherche bakongera kandi bakagushaka bazasanga ucyuzuye umwuka w'Imana ugufite ubushobozi bwo gusobanura inzozi zananiranye. Tariki maze kuma umusaza w'imyaka 80 muri kiriya gice muze kuvuga haje umudamu w'umwamikazi aravuga ati mutware aba bantu bawe nta kigenda ntabwo bashobora, ariko hari umugabo witwa Daniyeli abamwe umwuka w'Imana no mu gihe cya Nebukadineza niwe wajyaga avuga ibintu bizananiranye. ni mu mushaka ngo bakora recherche mu gihugu cyose baramushakisha, niyo murebye yaramusuzuguye kuko cyari kimaze kuba igisaza, ariko yaragisobanura inzozi. Ageze iruhande nawe mwishongora aravuga atereka impano zawe uzigumanire kuko yaravuze nguyu yararebaga buriya haba harimo ijambo ryo kunegura. Aravuga ati rero impano zawe uzigumanire ariko ndagusobanurira ibyo utamenye. Arangije aravuga ati mwana we ngo kuri ingofero umucyo ntutsinze se. Igice cya 6 se sicyo tugezeho. Bafata Daniyeli kuko bahise bamuzamura. Erega namwe mujye mwumva pastor, urabona yari umuntu w'umunyamahanga, yari umuyuda mu bihugu by'abandi kandi yarakuza ashaje. None kubera uko gusobanura inzozi baramuzamura bamugira mu bihugu 100 ayobora intara abo wa 3. None bamugirira ishari kandi nta handi bari mu mufatire uretse kumufatira mu bintu by'Imana no gusenga. Bakubise audit externe, bakubita audit zazini mu mafaranga babona ntabwo bicamo. Haravuga ati umuntu nawe twamukura usibye muri bya bindi asenga. Urumva babigenje. None rero baravuga ngo ntibagasenge. Yo ahita kingura 3 ku munsi ahita bikabiriza. None baramufata bamuta mu rwobo rw'intare kuko atapfuye kurya no kunywa, intare azigezemwo nazo ntizamurya. Haleluya. Umugabane wa kabiri no kuva ku gice cya 7 kugeza ku gice cya 12 habamwe ibintu bitatu. Habamwe inkuru z'abami bakomeye bo mwisi. Noneho hakabamwo n'inkuru z'Abisirayeli abayuda. Noneho hakabamwo n'inkuru za Antikristo. Ni ibintu bitatu bibamwe. Igice cya 7 kugeza kuri 12 uzasangamwe ibintu bingahe? Nuza kugisoma ni bitatu. Nukenera kumenya inkuru z'abami bisi uzabisoma kuri 7 ugenda kuri 12. Nushaka kumenya inkuru z'Abisirayeli naho zivugwa. Nushaka kumenya inkuru za Antikristo naho uzisanga niho zivugwa. Mwanyumvise turacyari kumwe. Noneho dore bijya gutangira byatangijwe n'inzozi za Nebukadineza. Urabibona? Noneho izo nzozi za Nebukadineza byatangijwe n'iryo yerekwa ry'inzozi za Nebukadineza, ariko bakoresha Imana mwuka wera ahitamo gukoresha ijambo bita mu Giswahili madini ariko ni Giswahili. Nivuga icyo Giswahili baracyumva. Madini ntabwo ari amadini. Madini mu Giswahili ni ibijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Nibyo bita madini mu Giswahili. Nibyo byatangije izo nzozi mu gice cya 2. Noneho iryo gice kiravuga ngo yabonye igishushanyo. Muze kumfasha rero mwebwe mu byibuke. Abona umutwe wacyo yari iki? Yari zahabu. Noneho mu gituza yari iki? Yari feza. Noneho hakurikiye yari zahabu. Noneho ahandi cyari icyuma kivanze n'icyo n'ibumba. Noneho izo nzozi nta kindi bisobanura. Byasobanuraga abami bisi. Abami 4 bazayobora isi. Noneho aramubwira usobanura aravuga ngo uwo mutwe ni wewe mwami w'Abaroma urakomeye, ariko mu bwami bwawe uzakurikirwa n'ubundi bwami bw'Abagiriki. Hanyuma uzakurikirwa n'ubundi bwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Abamedi n'Abaperesi no batangira. Hanyuma nyuma y'Abamedi n'Abaperesi akurikire ubwami bw'Abagiriki. Hanyuma nyuma yabwo azakurikira ubwami bw'Abaroma. Sawa nabivuze neza?
nibyo wasobanuye nicyo bisobanura icyo gishushanyo. Nukibona ukagisoma nuko bakoresheje ibintu bijyanye n'amabuye y'agaciro, ariko Imana yavugaga uburyo ubwami buzagenda bugira gute busimburana, ubwami buva ku bundi. Iyo bamaze kumva igice cya kabiri, igice cya karindwi nacyo kiroroshye, kuko hagaragara noneho inyamaswa enye. Abona inyamaswa imeze nk'intare, abona imeze nk'idubu, ameze nk'ingwe, akabona n'inyamaswa itweye ubwoba. Byose ni kimwe na bya bintu by'igishushanyo. Hari nuko bakoresheje ibintu by'amabuye y'agaciro, ariko barashatse gukoresha inyamaswa. Nusoma inyamaswa rero ntuzagere ngo ni izindi. Intare ni ubwami bukomeye n'ubundi bwari buriho bwa Babuloni, ugakomeza Abagiriki, ugakomeza Abamedi n'Abaperesi, ugakomeza ubw'Abaroma. Muranyumvise mwamera Imana icyubahiro? Noneho iyo ugeze mu gice cya 8 cya Danieli, nawe akoresha izindi nyamaswa ebyiri. Akoresha imfizi y'intama, agakoresha n'isekurume y'ihene. Nabyo ni ubwami. Ni ukuvuga ngo imfizi y'intama ifite amahembe abiri ni ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Naho imfizi y'ihene yaje yarakaye ifite ihembe rimwe rimeze gutya ni ubwami bw'Abagiriki. Umuhanuzi aravuga ngo dore ubwami bw'Ubuperesi, kuko ni bubiri nicyo gituma bivuga amahembe abiri. Ni ubwami bw'Abamedi n'Abapere, n'icyari amahembe asobanura. Noneho haza umujenerali ukomeye w'Abagiriki atanzitse, araza kubitagura ya ntama arayitsinda. Noneho rya hembe riravunika, noneho hamera amahembe ageze kurane. Ni ukuvuga wa mujenerali yatsinze intambara afata ubwami, ariko ntiyatindaho. Noneho abajenerali bane bari bamwungirije bagabana igihugu cyose, bakigabana mu bice bine. Ariko sibyo nashatse kuvuga. Ariko narimvuze ngo mu gice cya kabiri ni ubwami, bavuga amazahabu. Igice cya karindwi ni ubwami, bavuga inyamaswa. Mu gice cya 8 ni ubwami, bavuga intama n'ihene. Ariko byose bivuga bivuga kimwe. Gusa nyine harimo wabisesenguye, kuko ubwami bw'Abamedi n'Abagiriki muri ya mahembe niho bigenda bikagera muri ziriya ntambara ziboneka mu gice cya 11 na 12, aho byarwanye Mikayeli akaza bihinduka ibindi iyo bigeze hariya. Reka ndebe ko tukiri kumwe. Haleluya. Mwanyumvise namize ibintu byinshi kugira ngo mbisige. Niba rero mwanyumvise murumva igitabo ntitukirangije, haraho twasize haraho twasize. Ariko nimba uri umuhanga gusiga icyo ntavuze ntasobanuyeho, ni icya 9 ni icya 10 na 11, ariko nabivuze kugera hariya. Ariko Danieli iroroshe mu minota 10 n'ingahe nawe wayibwiriza kandi tugafashwa. Amena. Haleluya. Nimba rero mwanyumvise ibi nibyo rero mugomba kwandika, abafata mu mutwe, abafata agakaramu. Aha niho hari ubuhanga rero nshaka kugira ngo ndebe ko nanjye nashigikira uyu murimo w'Imana uraha mu kumva ibyanditswe byera. Nimba muri hano rero mwanyumvise, ni ukuvuga ngo Imana imaze kurema isi, Imana yayiteretse kuri kalendariye y'Imana. Imana igira umupango, Imana igira gahunda. Imana imaze kurema ibintu byose yabishize kuri gahunda yayo. Nimba ushobora kugira gahunda y'urugo rwawe n'umuryango, ntimutekereze yuko Imana idafite gahunda. Ubu twese dufite gahunda y'igihe dutangirira n'igihe turangiriza, siko? Imana nayo ifite gahunda uburyo yapanze ibintu. Imaze kurema iyi si yayiteretse ishinze kuri kalendariya y'Imana. Nimvuga kalendariya birumvikana tangwa ingengabihe nzajya mbivanga. Abantu bari hano hirya muri muranyumva, muri telefone urakurikirana. Imana yateretse isi kuri kalendariye yayo. Imana yubakiye kuri kalendariye y'Imana. Isi yubakiye kuri kalendariye y'Imana, kuri gahunda y'Imana. Ntabwo ikintu kizaca ku kindi, nta kizanyuranya n'ikindi. Ikintu cyose gifite gahunda yayo. Kalendariye y'Imana, Imana yateretseho isi ni kalendariye 3, ni ingengabihe 3. Kalendariye ya mbere y'Imana yateretseho isi ni kalendariye y'abami bakomeye b'isi. Hari abami bazatwara isi, uhereye ku mwami wa mbere ukageza ku mwami wa nyuma Imana yapanze. Nageraho ubwo bwami bw'isi buzarangira, Yesu azaza kwima ingoma yamaze gutwara itorero. Wabikunda utabikunda, wabyemera utabyemera, Imana yashizeho ingengabihe ku bwami bw'isi, uhereye ku mwami uzatangira kandi kugeza ku mwami wa nyuma isi zarangira. Muranyumvise? Nabe nyuma. Haleluya. Mwanyumvise? Birafite uko bizatangira.
kandi rero kugira ngo ngende mbyihutisha karandereye ya mbere y'Imana yateretseho isi bijyanye n'ubwami buzategeka isi. Abami bazategeka isi ni abami 8 bahereye ku mwami wa mbere kugeza ku mwami wa 8 nagezaho, nta bundi bwami buzaza bizavanwaho. Mwanyumvise? Ntibizarenga n'umunsi, ntabwo bizatambuka ngo bize mu mwami wa 9. Ni abami 8 Imana yategetse ko rero bazategeka isi. Rero abanyabwenge n'abantu b'abahanga baraha, ntimukajye mutekereza ngo se ko kwisi zavaho. Ntabwo abanyabwenge ari byo batekereza, ahubwo umunyabwenge atekereza agatangara uburyo isi yabayeho. Nicyo gitangaje, uburyo isi yaba nibitekereza uzatangara, ariko ntukiri gutekereza ngo se ko kwisi zavaho. Oya, ubu kiri hasi mu bitekerezo, kuko niba utekereza ko isi yabayeho ugamanya n'ubwenge ukumva ko yabayeho, none se urumva bigoye kuvaho? Nibyo bigoye. Tuganire navuze ngo mumvugiremo, bashuma bacu mujye mumfasha. Urabona umunyabwenge ntatekereza ko se ko isi zavaho, bakavanga se koko biriya ntabwo ari igipinda ro kutubesha. Umunyabwenge isuka atekereza, ahubwo uri umuhanga watekereza uburyo isi yabaye. Urumva atari cyo gitangaje, kuko umaze kumenya ko yabayeho nimba ubyemera, none se kuvaho nibyo bigoye. Ikigoye nukubaho. Icyabayeho no kuvaho cyava. Mwamera Imana icyubahiro. Abami rero bazategeka iyi si navuze 8. Uyu munsi turi ku bwami bwa 7. Hasigaye umwami umwe, igihe cy'abami kikarangira, abategeka iyi si bikarangira. Umwami umwe ni usigaye. Ubu turi ku bwami bwa 7. Ubwami bwa mbere dufatikanye n'abayobozi hariya, uzasanga ubwami bwa mbere bwakomeye butegeka isi ni ubwami bwa Egiputa. Icyo bita Egiputa bakora za pyramide, bari bakomeye, bari abagabo bategeka isi barayijegeza, ariko nagihora gihanze ubwo bwami buvaho. Mwamera Imana icyubahiro. Haleluya. None waza ubundi bwami bukomeye bwa Babuloni, arakomera Nebukadineza avaho. Haza ubwami bwa Ashuri buvaho, haza ubwami bw'Abamede n'Abaperesi buvaho, haza ubwami bw'Abagiriki buvaho, haza ubwami bw'Abaroma buvaho. Nimba mwankurikengeze ku bwa kangahe? 6. Subiremo. Ntabwo ndagera ku bwa 7. Mujye mumfasha, ndashaka tuzajya twihuta. Narimvuze ubwami bwa Egiputa, narimvuze ubwami bwa Babuloni, narimvuze ubwami bwa Ashuri, narimvuze Abamede n'Abaperesi, narimvuze Abagiriki, narimvuze ubwami bw'Abaroma. 6. Ubwo bwami bwavuyeho. Murabyibuka namwe? Muremeranya nanjye ko ni mukuri? Ababyumva bumva Bibiliya, ubwo bwami abami bose baragiye. Haleluya. None uyu munsi turi ku bwami bwa 7, ubwami bw'inyabubiri, ubwami bw'Abongereza, ubwami bw'Abanyamerika bayobojwe n'intwaro na gisirikare. Ariko iyo birebye muraza kubyumva, iyo urebye Roma irimo hagati, iyo urebye ibintu bya papa biriya bintu byabo byo gutorwa, aho kuba umunyedini cyane urabona ari umunyepolitiki. Nimba mwabisomye niho ubwenge buri, muraza kubyumva nimusoma. Mumpera Imana icyubahiro. Turi ku bwami bwa kangahe? Bwa 7. Hasigaye ubwami bumwe, hanyuma igihe cy'abami kikarangira, isi gashira. Umwami umusigaye ni umwami bita Antikristo. Kandi Antikristo abantu baravuga ngo ni systeme, ngo ni ibiki, bakagira ubwoba, none ntabwo ari systeme, ni umuntu. Kandi uwo muntu ahubwo azakorerwamo n'umwuka wande wa Satani, kuko Satani byamunaniye kuza publike nka Yesu, azinjira ku muntu uzaba ukomeye, none wamukoremo ni Antikristo. Abantu baratinya ngo Antikristo, ngo inomero ngo 66, ugasanga mwapfuye ngo ntabwo mwiteze inshinge, ngo ntimunywa amata, mwabaye ntibirabe ibyo. Mureke ibintu by'ubwoba. Nabonye mwatangiye kurimba n'indirimbo z'amaganya ngo turapfuye ngo igihe. Hapana, ibyo bintu bizaza, ahubwo mwebwe gusa mwitegure kugenda, nabe nimwanga nyene muzabibona. Ntibiraba. Mujye mwikingiza mutazapfa, mujye muri gahunda za leta. Nabyumvise? Yego Antikristo baratangiye, ariko Antikristo ntara igihe cye kizaza. Apana ibyo byo gukina. Nk'inshuti zanjye dukundana bashaka ngo muhagarare mu bintu mubyumva.
sibyo nabakunze amen. Kalendere ya kabiri y'Imana yateretseho isi ni kalendariye y'ubwoko bw'Imana bwa Isirayeli. Ubwoko bw'Imana bwa Isirayeli bugira gahunda yabwo, hari igihe Imana yabutegekeye, hanyuma iyo gahunda yabwo nigera Imana izabatabara. Ni igice cya 9 niho muze gusanga kalendariye y'Imana. Nushaka guhere ku gice ku murongo 24, Imana yateretse isi kuri kalendariye ya gahunda y'abayuda. Imana bafite mu mugambi wayo, iravuga ngo dore ibyumweru 70 byategekewe ubwoko bwanyu. Urabona bari mu munyage. Yeremiya arahanura aravuga ngo muzajya mu bunyage ariko muzamarayo imyaka 70. Urabona Yeremiya ari hano i Yerusalemu yasigaye, noneho Daniyeli nawe ari Babuloni ariko mu mugi, ariko Ezekiyeli nawe ari Babuloni ariko mu cyaro. Yashinze ibintu byabo hariya ku mugezi wa Kebari. Umwe arahanura ari mu cyaro, undi arahanura ari mu mugi, undi ari haravuga ari Yerusalemu. Abantu iyo ari impunzi bagenda bavuga ngo ejo tuzataha, ariko Yeremiya arababwira ngo nimugende muture mubakunde muzamara imyaka 70. Ibyo mwigira muhinge mushake mushiduke na bene igihugu muze gutakaze ngo Yesu yaje ngo niko nababwiye. Impunzi muzarebe impunzi igera hari ihora iri ku mupaka ivuga ngo ejo tuzataha. Eka da utahe mujye mushira mu bwenge bati. Haleluya. Noneho bigezaho Danieli asoma bwa buhanuzi bwande bwa Yeremiya, abona ya myaka yahanuye, akoze imibare abona ibintu biri hafi. Atangira gusenga no kuyiriza yiyi mu mutsima. Yasenze iminsi nibari ngahe ni 21 isengesho nkunda cyane. Yinginga Imana akiro arasenga, marayika araza aramubwira gahunda y'Imana. Aravuga ati dore ubwoko bwanyu uburyo Imana yabiteganyije, dore uko ibyo ayereka ibyumweru 70. Aravuga ngo dore uko bizagenda, ibi nibishira Imana izabibuka. Noneho rero ibyo byumweru 70 biratangira, abayuda barataha. Murabyumva? Barataha kuva abayuda bava i Babuloni, bavuga ngo twahoraga tumanitse inanga zacu ku migezi y'i Babuloni twifuza we. Hahaguruka umugabo yitwa Kurundaza kumugarukaho komindura aravuga ngo abayuda Imana iravuze ngo nimutahe. Bamanura za nanga zabo baririmba bazamuka. Haleluya. Baje Yerusalemu Imana ibacyuye, bavuze ngo mwubake n'urusengero rw'Imana. Barata kuva icyo gihe bavuye i Babuloni kugeza igihe Yesu yarari ku musaraba bambwa. Ibyumweru 69 birarangira, basigaje icyumweru kimwe. Isubire mu cyangwa barabyumvise? Kuva bavuye i Babuloni ni ibyumweru 70. Kuva bavuye i Babuloni kugeza Yesu abambwa ku musaraba ni ukuvuga ngo hashize ibyumweru 69. Basigaranye icyumweru kimwe bagatabarwa. Mwanyumvise? Yewe twatinze ko abantu batashye. Haleluya. Basigaje icyumweru kimwe. Ni weje nahoze mbabwira abantu bamwe nibabyumva kuko nihutaga. Nubu hari byarasenyaguritse hasigaye urukuta rwa Yeremiya. Bahora bakubitaho umutwe bavuga ngo ariko Mana uzadutabara rya uzadusohoreza isezerano ryari. Kuko 69 birangiye itorero ryahise riza, bigeze hano mu Tugomba mbari niho byari bigeze, itorero rihita riza ricomekamo. Murabyumvise? Noneho ya gahunda ya cyumweru cyabo ibirahagaze. Kuva rero itorero ribaho kugeza ubu nubu ntabwo barasubizwa. Bahora bavuga ngo uzadusubiza ryari, icyumweru kizashira ryari kugira ngo dutabara. Navuze ngo mumvugiremo nta kibazo kugira ngo tuganire. Haleluya. Kandi icyumweru kimwe kingana n'imyaka 7 nushaka kuze gukora imibare. Nukuvuga ngo icyo cyumweru gisigaye kirangana n'imyaka ingahe? Umve rero torero ry'Imana ibyo mbabwira. Muzasome muri Bibiliya, ntabwo abahanuzi bigeze bahanura itorero. Bahanuraga kuvuka kwa Yesu bakabibona. Bagahanura Yesu ari ku ngoma y'imyaka 1000. Ariko itorero ryaje ari ibanga. N'uyu munsi niki nibanga. No kugenda rizagenda ari iki? Ibyo mukabimenya. Ntaho bivugwa nibanga. Ryaraze gusa rihita ryicomekamo. Ibintu bihita bibana ku Bugomba mbari birahagarara. Imibare ibirapfuye. Nubu barakirwa bahonda basenga ngo se bizaba ryari. Itorero rizamuka icyo cyumweru rizako.
Haleluya. Amen. Kalendari ya gatatu y'Imana yateretseho isi ni kalendari y'itorero. Aho ndaza gukoresha ibintu bimeze rero nk'imibare. Kalendari y'Imana ku itorero. Imana yashizeho gahunda y'itorero. Imana yayishizeho gahunda yaryo igihe cy'itorero nikigera. Imana ntabwo igira akajagari hayina mupango. Imana ifite mupango wayo. Mwayimere cyubahiro. Hari igihe cy'itorero mwahawe kuba hano ku isi. Hanyuma icyo gihe cyaryo nikirangira Yesu azahagarara ku bicu. Hazumvikana ijwi rya marayika ukomeye, ijwi ry'Imana n'iry'umwami. Abapfuye bazazuka, abazaba bagihari bazahindurwa. Hari abandi banditsi bavuze ngo azavugiriza. Haleluya, azavugiriza. Nabariwe n'inyamaswa bazagaruka. Inshuti zacu tugatandukanye, twakoranye umurimo. Iyo kalendera y'Imana ku itorero igizwe n'ibihe 7 by'itorero. Nibirangira itorero turi tayari kuzamuka. Igihe cyambere cy'itorero ni bihe bingahe? 7. Igihe cyambere cy'itorero gitangira mu mwaka wa 30 bikagera mu mwaka w'100. Igihe cyambere kuva kuri 30 kugeza mu mwaka w'100. Icyo gihe cyambere cyararangiye. Ese mwari barabyumva? Nimvuga iyo myaka mpere yaho barayumva? Nta kibazo. Barumva ikinyagihumbi turi mu uyu munsi. Turi mu kinyagihumbi cyakangahe? Cyaka? Icyambere kuva isiremwa kugeza ku mwuzure bandikaga 2,000 bakagenda bakoramo byagera kuri 0 bakandika 2,000 kugera kuri Yesu avutse none batangira rimwe. None ubu tugeze kuri kangahe? Ku 2020 na uhereye kuri rimwe. Ndiho ndavuga rero uhereye ku mwaka wa 30 ukageza mu myaka 100. Igihe cyambere cy'itorero cyararangiye. Icyo kiba kiratambutse. Turagenda turi amatorero yari mu byahishuwe. Cyaranzwe n'itorero rya Efeso. Icyo gihe kinyejana cyambere Pentecote yari kivuza ubuhuha. Yari gihari ibintu bikomeye bishirira bicanye. Haleluya. Abakanu murakibutse turaza kukibukiranya dusoza. Ibintu bikomeye baragenda abantu b'abagabo bavugaga ubutumwa. Ndanibuka abagabo bitwa ba Filipo, mwuka yarabateruraga. Urabona mwuka kamaze gusumuga bakiruka kaguruka akajya no mu ishyamba. Kumba Imana imujyanye guhura n'umugabo w'inkone w'Umunyetiyopiya wagowe nawe wakijijwe ariko utazi ibintu. Yarangiza agahita avuga ngo jya muri iriya gare akarisimbiramo agasanga umugabo arasoma igitabo cy'umuhanuzi Isaya akamubaza ati sibyo isomo urabyumva? Ati wapi ntafite ubisobanurira. Akamutangira Yesu wabami akavuga ati tugeze ku mazi mbatiza. Ariko hari umwuka nyagwa. Muriteguye Pentecoste? Iri torero muriteguye kuguruka nka ba Filipo? Byarabaye ntabwo ari amagambo. Biragenda ivyo bishye bitwara. Urabona ese ndabyibutse cyangwa ndabyibagiye muze kumfasha. Uzi ko ari igihe abagabo babafunze bakingiranye inzugi. Muze kunyibutsa niba ari byo. None bashyira bazamuhehe kuruki. Noneho barasohoka baragenda sinzi aho baciye. Noneho abantu basanga bari hano mu rusengero. Abantu babwira bamwe babafunze tese babagabo mwafunze ko bibereye mu rusengero baro barahimbaza Imana. Baje muri gereza basanga harakinze, basanga bazamu barahari ariko abantu bagiye banyuze. Nimba baranyuraga hano uwo mwuka. Musenge ibyo kabisa mubikumbure. Murabyumva? Abo bagabo bavuga butumwa nkamwe bagenda mu bihotime bikinze bagatambuka. N'amadirisha nkaya nawe gereza sigira amadirisha bakabisangira mu rusengero. Bigere mu myaka 100 bose barapfa. Bamwe bapfa babambye acuramye, abandi bapfa babavanyeho impu. Bose itorero ry'intumwa riragenda rirashira. Hasigara umugabo w'umusaza umwe witwa Yohana bamuha uburozi biranga, bamuteka amavuta wapi baravuga tuyiwe sinzi. Baravuga ati rero nta kindi cyamumara no kumujyana mukamuta ku karwa intare zikamushwanyaguza twebwe turananiwe. Noneho bamutayo bazi ngo arahita asamwa n'intare. Bamushugunyeho afatwa n'intare mu muryango wa Yuda. Aho biramubwira ngo tangira wandikira amatorero sha. Afurwa ikigabo itorero rya mbere riba riragiye. Hanyuma haza igihe cya kabiri
kuva ku mwaka w'ijana biragenda bigera ku mwaka wa 313 nicyo gihe cya kabiri cy'itorero. Icyo gihe kuko ibintu bigenze gutyo barabica, habaho akarengane k'itorero. Itorero rirarenganywa. Icyo nicyo gihe cy'itorero rya Simuruna, itorero Yesu akunda, Imana ikunda. Bararenganywa ariko barashinyiriza, baravuga ati shahu nubwo muri batoya muba ku ntebe ya Satani ndabakunda. Yo haleluya. Dore murarenganywa n'abantu bita ngo n'abayuda barabizi, ababwira ibintu byinshi, agatorero gatariko kihanganira imibabaro karagenda nabyo kagere kuri wa mwaka nababwiye. Icyo gihe cya kabiri kiratambuka, urabona turihuta. Kuva mu mwaka wa 313 biragenda, hazigihe cya gatatu gifata uwo mwaka kigera mu mwaka wa 590 ni igihe cya gatatu. Itorero ryitwa Perigama. Noneho Empereur mukuru w'Umuroma ajya ku ngoma, kuko we yashakaga mu bwami bwe kuzana amahoro. Asanga abakristo bariho bararenganywa, aravuga ati wapi nimwongere kurenganya abakristo, ndabihagarisa ibyo bintu. Wereye umunsi abakristo bafite uburenganzira, ahubwo abantu mwese nanjye ngiye gukizwa mu mukristo. Abantu bumva isi yose baravuga ati Empereur utwaye isi yabaye mukristo. Abantu bose batangira gukizwa, batangira kuza kubatizwa no kuza mu rusengero batanakijijwe, kubera ufite akazi keza n'uwubashwe n'uwuje mu rusengero kuko n'umwami yakijijwe. Murabyumva? Nicyo bita Perigame. Haba hagiyemo ikibazo kivanga itorero na leta birivanze, n'abanyamahanga badakijijwe. Akaza adakijijwe ahubwo ari uko ari inyungu n'agaheko ke n'ibyaha bye, ariko kuko ari byo umwami yabayemwo, uwo bita Constante, bose bagira gute baza mu rusengero ariko badakijijwe. Noneho haba uruvange, barabahoka mu mubiri pe, akarengane karagenda, ariko mu buryo buri spirituel abantu baragwa. Ariko turashima Imana hari hakirimo abakristo. Namera Imana icyubahiro. Noneho haboneka, reka nongere babwira ibindi, habonekamwe abantu rero bakomeye ku bukristo bwabo, babonye ibintu by'ivangavanze n'abanyamahanga badakijwe n'iki. Urumva icyo gihe bahinduye amadogitrine menshi, ndiwo ndihuta. Umwami mwamujyana hari nawe zamaneje mubatiza murahiri, Trump bamushyira hari murasenga. Byarabihinduye bya bintu byo gusanga Yohane ku Yorodani ngo babatize mu mazi menshi. Baravuga ati haje ngo bategetsi n'abami mutangire kubatiza ku zuru no mu gahanga, mwazanye ibintu bisuku ahantu heza mu madiveye, kandi umubatizo muzi ko ari itegeko. Ibintu bitangira gushinduka nyene birivanga. Perigame ni ugushingiranwa. Noneho havamo abakristo bamwe bakomeye, babandi bakomeye ku bukristo bwabo, ibo bahita bavuga ati twebwe ntabwo tuzongera no kujya mu rusengero. Ntari ahantu hamwe nagiye baravuga ngo Imana yarakinze ngo ntirakingura, ngo mu gihe cyakora ngo Imana yarakinze ngo n'ubu ntibaza mu rusengero. Ya umwami babimubwiye baravuga ngo abo n'abapagane mu Kilatini. Wewe aho washinyirize ngo wiyanganane n'abandi, nawe ujye utega ngo Imana yarakinze ntirakingura. Aho izakingura ryarese? Imana ishimwe hano ntabahari, ariko hari abandi wacu korona igihe bakinze banze kuza mu ruse ngo Imana yarakinze. Haleluya. Abo rero wowe ugira ngo wakijwe wabaye umuhanga, icyo bita pagane mu Kilatini ni umuturage, ni umuswa, byaje kuvamo abapagani. Niyo wakoze icyo bakavuga ngo uri umupaga, naho byaturutse. Amena. Mujye mushinyiriza, mureke ibyo, sibyo? Uko byagenze kose mugire gute? Mushinyirize, mugumye mukora uko mwari musanzwe mukora, sibyo? Apana kujya mutura mwafashijwe gusa. Mushinyirize nubwo muteka mugira gute. Ariko nugira bazabwira umwami ati banze ati abona abapagani. Hanyuma binjira mu gihe icyo narimvuze ni cyakangahe. Rimwe kabiri ni gatatu, hajya mu gihe cya gatanu kuva mu mwaka w'igihumbi 517 kugeza mu mwaka w'igihumbi 730. Natamu narindenze. Aha, umwaka wa 570 bigera mu mwaka w'igihumbi 517. Noneho haza itorero rya kangahe? Rya kane. Itorero rya kane igihe cy'umwijima kirabudika, niho hatangiye kuzamuka ubuyobozi bw'abapapa. Murabyumva? Itorero katolike rirazamuka, ariko nizere ko murumvira mibare biteye ubwoba n'umujinya nuko turirukanga, biteye agahinda.
itorero rijya mu mwijima uko ibyo bihe panegare itorero mu mwijima. None niho abantu batangiye kwitwa Monsenyeri. Monsenyeri nyir'ubutungane papa uhagarariye Imana mwi bya bintu byo kuvuga ngo turabakozi b'Imana bakuru b'itorero. Nubwo urabona nubwo umushumba wacu buri yakomeye, ariko murabona se tuticaye hamwe wakwicarana na papa wowe Monsenyeri papa umuntu uhagarariye Imana kwi sibihindutse ntagiye umwanya wa Kristo. Ibintu bikomeye by'ifunguro birahinduka bya Eucharistia, ibintu by'imyizerere birahinduka. Umuntu yapfuye bagatanga amafaranga ngo arajya mu ijuru. Sinzi ibintu by'Agatorika mu bifashe Purgatoire n'ibindi bijya mu mwijima bitwara imyaka 920 na torero riri mu mwijima. Gahembe karakura karivuga inyigisho z'ikinyoma. Bana we ta intelligence mufasha bagiye mu Gatorika ugira ukababarirwa kwishura ibya amafaranga ukababarirwa iki niko bimeze mushu. Umuntu yakwishura amafaranga akababarirwa ibyaha. Urumva ukuntu byageze iyo myaka. Murumva ababyeyi banjye itorero rijya mu mwijima ukomeye kandi bitwara imyaka myinshi. Icyo gihe kibi mushinyirize bitwara imyaka myinshi. Hari inyigisho z'ubuyobe Yesu. Nigihe cyakangaho icyo. Icya gatanu ni 1514 ngo kageza 1730. Hahaguruka abasore nshaka kubahaguruka hano bamaze gusoma urwandiko rw'Abaroma basanga nta intelligence haba. Baravuga ati aba tipe baratubesha bahara ubuzima bwabo barimo ba Martin Luther. Baravuga ati no turakora reforme turabyanze. Bakubita ibya hariya barakubiswe. Ibyo mubona kagakiza twahawe abandi bagakubitiwe bavamwe hariya bava mu cyo bise Katolika. Noneho hazi icyo bita Protestante byitwa ngo nuguhakana. Ibi turabihakanye, ibi turabyanze. Basoma urwandiko rw'Abaroma babona ko agakiza gahabwa nuko umuntu yizeye Kristo. Iyo wizeye uhabwa agakiza ku buntu kubwo kwizera nde Kristo, hakindi wakora. Bamaze gusoma urwo rwandiko bava muri Katolike bakora reforme, hazi icyo bita abaprotestante. Noneho bisa nkaho hatangiye kuza akana, ariko nabwo urumva bari bagifite igisigisigi ibisigisigi. Nanone urumva abana bahagurutse bari mu bubyutse bazana protestante, ariko isa nkikomera. Ibintu biraza gasinshaka kubivuga hehe birakwira mu bihugu bimwe nari kubivuga. Reve isa nkaho ije ibintu bisa nkaho bigiye ku murongo. Aba protestante bava muri Katolika ibintu birakomera. Baravuga ati abahungu barahari muri ritorero turabashaka mwitanga kabisa. Aba mama murahari. Biragenda tujya mu rya gatandatu. Ndio ndihuta cyane nukuva muri 1730. Ihura bana ko nta kindi sizeho. None w'icyo gishe noneho handi mu giprotestant hayita hava mu icyo bita Pentecost. Kuko bagumye gusokoza ku mwuka wera havamwo Réveil le Pentecost niho yavuye. Biraza byikubita mu Bwongereza biraza Pentecost ibwe imera nka yayindi ya kera yayindi twatangiriyeho. Abantu barirukanka buzura umwuka wera biragenda bifata muri za Swede. Ibintu biragenda abantu barasara abadamu abahunga abasaza abakecuru baraza reka nirukanke mbigeze hano hafi muri ibihugu byacu. Nabyo biraza hano bigera hano hari ibuvira muri Kongo ahirya yo mu Bugarama. Baraza bakutwa na za malaria barapfa abandi bakaza. Pentecote ni nziza. Haleluya. Birarande gatana biraza bigera hano igihundwe. Abagabo bari bagowe basanga abantu ntago bakijijwe hano iwanyu cyanguko. Basanga umugabo umwe bakajya bamubwiriza amenya ari Giswahili nawe akavuga ibyo batasobanuye. Yanga gukizwa kuko yabwiraga abantu ibyo batavuze. Amara imyaka 3 byarananiranye. Pentecote iramufata arakizwa. Atangira kubabwira neza cyangwa gutorero riraza. Bararande gatanye ari ibindi byo murabifasha. Bageze ku Gisenyi kubwiriza. Babwiriza ubutumwa bwiza wapi biranga. Abantu bakaza mu rusengero ariko basohoka bakanywa inzoga. Abazungu barareba babona ntago bizakunda. Baba bari barigisha. None bakavuga ngo muzaze mu iteraniro. Ibyo kwigisha barabireka. Bakabwira ati nimupfukame dusenge. Bagapfukama. Bagasenga. Amavi yamara kubarya ati nimutahe. Bakagaruka tezo muzagaruke bagasenga. Amavi baruhu nk'uko baturumbukamo mu Gisenyi barakizwa. Si hari itorero ryiza. Bageze Muhanga hariya za Kanyarira aho bitaza Giseke. Bazaga baririmba ngo Mungu yumwema. None abantu bazanye umunyu n'ibindi abantu bakaza ngo baje gukizwa bakandika izina ryawe nirihe Kanyarira. Izina nirihe Mushubati ni imisozi ya hariya. None bazagaruka basoma liste. Yewe Kanyarira ari hehe Mushubati ari hehe imisozi ya hariya bakavuga ati si abasaza n'abasazi.
ni imisozi yewe barababeshye ariko hari itorero ujya mwumva ko ari gahogo wanciye iki Yesu Pante turi hewe amen biragenda twese gabitugeraho none bitwinjiza bigenda bifata mu mwaka w'igihumbi 900 ubwo bubyutse bigeze muri uwo mwaka bitangira ririya torero navuze narimvuyeho rirakomeye nanze kurivuga niryo bita Philadelphia aho Imana yavuze ngo imiryango ndayikinguye sinari mbivuze none bigere muri uyu mwaka biraza bigera kuri ubu turi mu itorero igihe cya 7 cy'itorero rya 7 iryo bita Alondekia byarasinziriye Mwararibonye namwe byaraje nta handi hahari nta wundi mwaka ubu nta yindi mibare iri hariya uzarebe iri torero uko rimeze kiravuga ngo twebwe turakize mwarabonye Alondekia twebwe turabanyabwenge turabatunzi siko rivuga ariko akavuga ati yakoye we uzi ko mwambaye ubusa uzi ko muri impumyi siko bivuga akantu kabamwo gusa muri iriya torero birasa nkaho Yesu atarimo hano ari hagaze ku rugara koma birasa nkaho ubu ari ku muntu ku giti wirwarize rero nanyumvise mwamera Imana icyubahiro ariko muzi gituma mvuze ngo mu Imana icyubahiro nuko dutegereje tour leveil ya kabiri karahari hariya mu nyandiko zanjye nabisomya ndabibona hari tour leveil akabiri ariko ubigumye gutya birasi ariko hari tour leveil ya kabiri dutegereje ntabwo yaza bimeze gutya bora bitekereza ntuze kuzisoma murebe igihe cy'itorero ni ibihe 7 byararangiye nta gihe kigisigaye nta gihe cya 8 cy'itorero kigisi ko muhise murakara hari abami basigaye umwami umwe hari abisirayeli basigaje icyumweru kimwe ariko itorero dore mbereke uko bimeze kugira ngo mafashe none bitekerezo murabona birasa nkaho ari umukino w'umupira wo mu rwego rw'isi none bagiye gukinira finale y'igikombe kugira ngo haboneke equipe itwara igikombe kandi imikino amasaha y'umukino ni minota 90 ariko amasaha 90 y'umukino ni yagize umukino ariko rero kuko ari igikombe gikomeye cy'isi baro barahatera amasaha y'umukino yarangiye iyo amasaha y'umukino arangiye bigenda gute bongeraho iminota ingahe ni 30 kandi babanje kuruhuka tugere n'5 ikarangira nta uratsinda bagira gute bashara penalty 5 habayeho ni minota yo kugira dushiraho indi minota 10 cyangwa 20 hanyuma iyo penalty zirangiye bitarinjira bagira gute basigara batera undatera umwe kugeza igihe igitego cyinjirira none tukabona umuntu uri butahana iki bavandimwe muri inshuti zanjye iminota y'umukino kwitorero yararangiye ariko kuko hagomba igikombe no gutsindira harimo iminota ari indongera tutazi iyo arbitre yayibara iyo haleluya mumbwira barabitira amasaha yageze ko warije kwisaha yo ntabwo ngeze kuri leveil mu gusoza we ntagere haleluya mukanguke naje kubabwira ngo mukore mushire mu imbaraga Imana izabahemba amen sinabivuga byose nari kubibabwira mu buryo bw'ibyahishuwe murumva abapapa banje mushire mu akabaraga ubu iminota y'umukino ku itorero yararangiye mumbwire namwe murahanga mufite Bibiliya tugira amatorero 7 murumva hari irindi rihari ariko kandi dufite imirongo ikomeye bidashobora kuba nayo itarasohora umwe muri iyo mirongo yari myinshi babwira 2 gusa umwe muri iyo mirongo uzabisanga ijambo Yesu yavuze ngo ubutumwa bwiza nibimara gukwira isi yose niho Yesu azagira gute azaza Yesu ntashobora kuza ubutumwa bwiza butarakwira iki isi yose uyu munsi uvuze ngo ubutumwa bwiza ntabwo burakwira isi yose
ukurikije za social media, amateleviziyo n'amaradiyo, ukavuga ngo ubutumwa bwiza ntiburakwira isi, waba wibeshye, kuko ntabwo ufite imibare nawe wabibaze. Ariko kandi uvuze ngo ubutumwa bwiza ntiburakwira isi yose, waba ugize gute? Waba wibeshye. Kubera iki? Hari ibihugu by'amashamba, hari abantu batarambara imyenda, hari abantu barya gusa imbuto n'inyama, bakanywa amazi y'ibiti. Murabyumvise? Waba wibeshye ntiwabimenya. Kandi Yesu ntabwo azaza abantu bataragerwaho ubutumwa. Dore uko bimeze, mumurikirane murebe uko bimeze. Dore uko bimeze, hagati y'Imana n'umunyabyaha hari urukundo, hagati y'Imana n'abantu bizera hari ubugingo, hagati y'Imana n'abantu batizera hari urubanza. Sawa? Ntabwo Imana rero izaza hari abanyabyaha. Wapi? Kuko hagati y'abanyabyaha n'Imana n'urukundo. Ahubwo Imana izaza hari abizeye bumvise ubutumwa bwiza, noneho barizera barakizwa, Imana izabaha ubugingo. Noneho abandi bumvise ubutumwa bwiza banga kwizera, Imana izabacira urubanza. Azaza hari groupe ebyiri. Sawa, birameze neza, dukomeze. Hari undi murongo ukomeye, aravuga ngo igihe bazavuga ngo ni amahoro nta kibi gihari, icyo gihe nibwo Yesu azagira gute? Azaza. Rero bitekereje gutyo, ntabwo yaza abantu bakiburara, hari inkambi z'impunzi, hazabanza haze nawe amasezerano yawe, nawe udamarare, kandi gukizwa washubijwe. Biroroshye? Mukizwe uko bibwe byose biragoye. Ubara amasaha, abanyamerika bavuga ngo bahembwa bitewe n'amasaha bakoze. Sibyo abantu b'abanyabwenge? Badamaraye bavuga ngo nama. Uyu munsi rero uvuze ngo hari amahoro, ntiwaba wibeshye? Urebye ukuntu abantu bararira gutya. Ariko kandi uvuze ngo nta mahoro, nabwo waba ugize gute? Waba wibeshye. Uyu munsi za leta na za guverinoma zirakora. Abaganga iyo umwana afuye afite imyaka 5 arabibazwa. Ubu ifu z'abana n'ababyeyi batwite zaragabanutse, za malaria birirwa mu bishanga, baro barakoresha imbaraga kugira ngo bazane ibintu byiza mu bantu. Mumere Imana ikicu, ntabwo wabimenya, ntabwo wadefinisa ngo uvuge ngo ibi byarabaye. Nicyo gituma avuze rero ngo nibube maso, ntawe uzi umunsi cyangwa. Simbabwiye neza? Haleluya. Reka mvuga ikindi kintu ntekereza atagomba kuza kiraza, nanavuze hariya ni igice cya 25 muri Matayo. Yaravuze ngo hari abakobwa 10, hanyuma abakobwa 10 bagiye gusanganira umukwe, ariko aratinda, igicuku kibaye barasinzira. Bamaze gutinda ngo barasinzira, noneho ngo mu gishuku humvikana agasaku, baravuga ngo umukoraje mbega agasaku kububyusa kagiye kuza hano we ninzega. Tusipete sangahe? Dufite sangahe? Oya, turataha 2:00 n'igice. Mwihangane nanjye ndihangana, ntabwo nzagaruka vuba. Mumpere Imana icyubahiro. Sibyo cyangwa mbireke nabazengereje. Komeze twihangane iyo minota. Dore rero umurongo ukomeye, abakobwa 10 bategereje. Ubu twese nzega turategereje. Harimo abakobwa 10 hano bategereje. Murumva? Ariko ikigoye harimo 5 b'ibipfu baricaye, ariko harimo nabandi 5 b'abanyabwe. Urashaka kuba hehe? Ariko nushaka kuko turavuga mu rwego rw'isi ni kontine 5. Muri zo zose harimo abakobwa 2. Muri Afrika hari abakobwa 2, umwe w'igipfu n'undi w'umunyabwenge. Mu Buraya nuko, muri Australia nuko, zira kontine 5. Uzivunjamo abakobwa bangahe? Bose harimo abakobwa bategereje 5 b'abanyabwenge bafite amatara. Ariko hari ibindi bipfu gusa biraho bafite amatara baraza, ariko nta tuvuta turimo. Shakisha muri iyi minsi ya Pentecost. Haleluya, haleluya. Noneho igicuku cyabaye, mwarabonye namwe igicuku murakibona. Igicuku kibihe n'umwijima. Noneho muri icyo gicuku bumva agasaku. Ako gasaku rero ngiye nyita ko ari agasaku kububyutse, nawe uzakita uko cyashaka. Hazabanza haza ubuvyutse bwavuzwe muri Yoweri, ndabutegereje. Haleluya, 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 haleluya. Ariko mwazasenze igatangira kuturobesha muri iyi minsi turimo yo gusenga Pentecost. Yoweri yarahagurutse ngo nimwumve abagabo abagore, nimwumve. Hanyuma y'ibyo Imana irambwiye ngo izasuka mwuka wera ngo ku bantu bagize gute bose, abantu bose. Pastor, mbega ibintu bitangaje. Haleluya. Ibyo bintu biratangaje nubwo ndabivuga gutyo. Ubundi Yoweri ni izina ry'ubuhanuzi. Izina rya Yoweri ryitiranwa n'izina rya Eliya.
wa wundi wasengaga imirire kamanuka byose ni kimwe n'Uwiteka niwe Mana Imana niwe Witeka nuko gusa nicyo kinyuranye rero Eliya bazakubaza ubone ntabwo ufite igisekuru cye nuko yari ari hakurya ya Yorodani muri babana babiri n'igice cya Manase Imana imuhagurutsayo imujyana i Yerusalemu ajya guhanura noneho kuko agiye guhanura Imana imwita izina ry'ubuhanuzi ivuga ngo Eliya bisobanura ngo Uwiteka yari mubwiye ngo genda ubwire ngo Uwiteka niwe kuko bari barahindukiriye ibigirwama noneho rero Imana imuhaye izina ry'ubuhanuzi izina ryawe yabaga ntabwo ari ryo yajyanye uzashaka Eliya umubure niyo mpamvu uzabihorera ariko wowe ubizi nibambwira gushidikanya mwamera Imana icyubahiro nayo wari nawe nuko byari bikomeye muri icyo gihe habaga umuhanuzi umwe akitwa Bamenya muri icyo gihe Mwuka yazaga rimwe noneho rero Yoweri kandi Mwuka nawe akazi igihe ashakiye wanamubaza akavuga ngo nta kimana yambwiye none nimwumve Yoweri ukuntu yavuze ahita avuga ngo Imana izasuka umwuka ku bantu bo wa mugabo urarwaye tugira Bamenya mu gihugu niwe wamenyerewe nawe Mwuka akaza none waravuze ngo Imana izasuka suka Mwuka wera haleluya ariko byari bigoye umva ikindi kintu kirimo kigoye aravuga ngo abakobwa banyu abahungu banyu abana banyu bazagira gute bazahanura ntabwo byakundaga abayuda bari batandukanye n'abagore n'abana niki none aravuga ngo nabo bazagira gute ngo bazahanu ngo ku bantu bose byamacakubiri Imana ishyiraho igitindo cyo kuduhuza noneho Imana igahuza umukene n'umukire none si utagira Mwuka wera wari kuzatuyobora amen noneho kuko ufite amabanga y'Imana umukere akagushira mu kizuru ubusiyo naza kubwiriza hano narekuza nicaye hariya nawe abakire nazanye mu modoka mwamera Imana icyubahiro none se bageze ngo baransezerera gutyo barampika aba bana mwamera Imana icyubahiro gukorera ashaka kumva ibyo Imana yavuze wamukira araza akakwicara iruhande ashaka kumva urumva gusezera gutyo se Imana irabihuza ari kindi kiraho gikomeye kuko icyo bita ngo umwuka ngo azasuka umwuka bisobanura Pentecote kandi Pentecote biravuga ngo ni igihe bejeje inka zabyaye abantu bacuruje birunguka none abayuda bakagira umunsi wa Pentecote bazamuka i Yerusalemu bagiraga indirimbo za Zaburi zitwa ngo ni Zamori bakazamuka imisozi baturutse mu biturage byabo n'imigi bazamuringa baririmba indirimbo za Zaburi bikoreye imitwa y'imyaka n'inkongoro z'amata bagenda bavuga bashima Imana bavuga ngo tuvuye muri Pasika twagiye kubiba turushe ariko noneho duhaye umusaruro urakagira Imana mana bakaterana ibintu bikaryoha noneho icyo gihe inzige zari zateye kagungu iratera uburima buratera inka zirapfa babona umugabo nk'uyu yarahagurutse ngo Imana izazana Pentecote nibyo uratubwira urumva bidata kuko cyari mu gihe gikomeye urumva kugira ngo bibwire aba bantu biragoye abantu baburaye imisoro imeze nabi hanze imvura yabicucumuye none wowe kavuga ngo mugiye kuzagira Pentecote ngo je bundi ku 8 aba bantu ni bare waratigira nicyo gituma rero yo waravuga ngo nubwo mubona bimeze gutyo nyuma y'umubabaro nyuma y'agahinda nyuma y'ibitutsi bagututse nyuma yo kugirirwa nabi nyuma y'akagungu n'uburima n'ubuzukira umva Imana iravuze nzega ngo Imana igiye gusuka Mwuka wera yo haleluya ibitutsi bagututse warasuzuguwe abantu barakwanze ariko Yoweri ari warahanura muri riteraniro kagungu ibintu byarapfuye ibintu byazambye akazi kabuze ariko Imana irambwira ngo irasutsewe shimwe Yesu kandi igiye kubikora by'ibitangaza yaravuze ngo abana banyu iravuga ngo abakobwa banyu kuko abo bari bafite base na banyina ariko bagaragu n'imbata bari abantu bagowe cyane aravuga ngo abo bagaragu bo nabanje kandi izo mbata zo niza urumva babandi batagira kivugirana base mutagira babavugirana bataro za demand abo mwebwe muhindutse ab'Imana nigiye kubavugira reka tuvuga ngo suka Mwuka wera mu bwenge mu muryango wande mu butuzi bwande nimuhaguruke dusenge tuvuga ngo suka Mwuka wera Mana suka Mwuka wera Mana suka mu bwenge suka mu mutima suka mu bana banjye suka masambu yanjye suka mu kazi kanjye suka kuri diplome yanjye suka Mwuka wera nyuma y'ibitutse banutse nyuma yo kwerasuzuguwe nyuma y'agashinda nyuma y'ibyago suka Mwuka wera reka umushumba dusenge haleluya Mana data wa twese nyuma y'ibibazo byose
nyuma y'urucantege, nyuma yo gusinzira, nyuma yo kwibagirwa, nyuma yo kuva mu birindiro, turi imbere yawe muri aya masaha. Turagusaba kugira ngo wongere kutugenderera, wongere kweza imbuto, wongere kudusura, wongere kutugarukaho, uhereye ku ijambo rye twumvise, wongere utugora, wongere utugarukeho, ugaruka ku itorero, uhembure ibyapfuye, nyuma y'ibipfuye, usubire ibintu wese, nyuma y'ingorane bagize, nyuma yo kurwaza, sukamukawera, 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 mu myaka yacu, mu matungo yacu, mu mirimo yacu, mu kazi kacu, mu ngo zacu, mu miryango yacu, sukamukawera, 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 abasore bacu bahanure, ndetse abakobwa bacu berekwe, abo bose kuko bitubwiye. Mana yacu n'abasaha twiteguye kwakira amasezerano yawe, twiteguye kukubona, Umwuka Wera amanuka y'urukundo muri iki gihe. Abana banjye bazimese aho rero hasana uko bayahora bizima Yesu, sukamuka Wera dapfuye, sukamuka Wera ku buzima bwawe, bakingize hameze umugendera abantu musige, umugendera y'umukumbi musige, umuherekeza ijambo ryawe musige, kari gitangaza mwami, sukamuka Wera indwara zikire, sukamuka Wera ubutunzi bose, sukamuka Wera ubutunzi, sukamuka Wera muri mugende, sukamuka Wera nyuma y'ibyo twaciyemo, nyuma y'ingorane twaciyemo, nyuma y'agaciro twagize, sukamuka Wera dufite ku ngo zacu. Umwuka Wera Mana yacu turamukeneye, 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 turategereje, 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 turategereje Yesu, niwe twataramiye, turategereje Yesu, genda hagati muri twebwe, turategereje. Wongere ukore ku mitima, wongere ukore ku maso, nk'uko wagiye ukora ku batubanjirije, kongere kure abundi bushya, kongere kumva ibishya bitandukanye n'ibyo twumvise. Mwami Yesu, ugira icyo ukora kugira ngo twese tubashe kuba maso, maze twumve ubushake bwawe kandi tubugenderemo. Ngaho tujya imbere, igaragaze muri iteraniro, genda muri ryo. Mwami Yesu Kristo, usura urubyiruko, usura abubatsi ingo, udusurira abana aho bari. Turagutegereje Mana, turagushimiye kuri uyu mugoroba kuko uri hagati muri iteraniro. Dutegereje kubona imirimo yawe ugiye gukora hagati muri twebwe. Turagushimiye ko byumvise kandi ukora byose mwiza Yesu Umukiza wacu. Amen.